Elon Musk yavuze ko nyuma y'imyaka 5 AI izaba irusha umuntu ubwenge. Ibi Elon Musk yakaba yarabivuze inshuro nyinshi ko yizera ko AI iri gutera imbere ku muvuduko udasanzwe. Mu nama ya World Economic Forum yabaye mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026, akaba yaravuze ko AI ishobora kurusha umuntu ubwenge mu gihe gito cyane. Mu myaka 5 AI ngo ikazaba ishobora kuzaba irusha abantu bose hamwe ubwenge. Ariko ni ingenzi kumenya ko iri ari iteganyagihe rya Elon Musk, si ikintu cyamaze kwemezwa n'abahanga bose. Hari abandi bahanga bavuga ko AI izatera imbere cyane, ariko ntibemeranya ku gihe bizabera cyangwa niba koko izarusha abantu bose ubwenge muri iyo myaka. Mu by'ukuri AI isanzwe irusha abantu ubushobozi mu mirimo imwe n'imwe, nko gusesengura amakuru menshi cyangwa gukina imikino imwe n'imwe. Ariko AI ikaba igifite intege nke mu bumenyi rusange, gusobanukirwa isi nk'umuntu, ndetse no gufata imyanzuro ishingiye ku bunararibonye bw'umuntu. Tugiye kubana muri iki kiganiro turebera hamwe impamvu Elon Musk atekereza ko AI ishobora kurusha abantu ubwenge, ndetse n'ibyo bishobora gusobanura ku kazi, amashuri n'ubuzima bwa buri munsi. Igihe tugiye kubana ni Adolphe Muhire, tuguhaye ikaze. Elon Musk agaragaza ko AI ishobora ngo kuzahindura isi kurusha izindi mpinduramatwara zose zabayeho, nk'ikorwa ry'inganda cyangwa interineti. Dore ibisobanuro birambuye. Ese ikibazo cya mbere twakwibaza, ese kuki Elon Musk avuga ko AI izarusha abantu ubwenge? Impamvu atanga iya mbere akaba avuga ko AI yiga ku muvuduko udasanzwe. Iyo habonetse mudasobwa zikomeye z'amakuru menshi, AI ishobora kwiga ibintu bishya mu masaha cyangwa iminsi, aho umuntu yabifata imyaka. Ikindi ngo AI ntiruhuka, ikaba ishobora gukora amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 mu cyumweru. Ndetse ngo amamiliyari y'amadolari akaba ari gushorwa muri AI. Ibigo nka OpenAI, Google, xAI, Meta na Microsoft birimo kuyiteza imbere ku muvuduko munini. Icya kabiri, ese niki Elon Musk atekereza ko kizaba mu myaka 5 iri imbere? Akaba yavuze ko hashobora kubaho, icya mbere, AI ishobora gukora hafi akazi kose ko mu biro. Ikindi cya kabiri ngo robot zifite AI zigakora imirimo myinshi y'amaboko. Abaganga bagafashwa na AI gusuzuma indwara vuba cyane, ndetse abanyamategeko, abarimu, abanditsi n'abaporogaramu bagakoresha AI buri munsi. Ikindi kibazo twakwibaza, ese abantu bazatakaza akazi? Hari imirimo myinshi ishobora kugabanuka cyane. Ibi bikaba byarateje impagarara mu mitima y'abantu bari kwiga ndetse n'abashaka akazi. Icya mbere ngo kwandika inyandiko zisanzwe, kwinjiza amakuru muri mudasobwa, gukoresha abakiriya ibisubizo by'ibanze, gukoresha coding byoroshye. Ariko hakaba hashobora no kuvuka indi mirimo mishya, nko gutoza no kugenzura AI, kubaka no gusana robot, umutekano wa AI, gukora content y'umwimerere no kuyobora AI. Ese AI izategeka abantu? Ubu ngubu akaba ari nta gihamya yerekana ko bizabaho. Icyo abahanga benshi bahangayikishijwe nacyo ni uko AI ishobora gukoreshwa nabi n'abantu, cyangwa igafata imyanzuro idakwiye iyo idacungiwe neza umutekano. Ndetse niyo mpamvu ibihugu n'ibigo byinshi biri gushyiraho amategeko ayigenga. Ibi bikaba bivuze ko ku rubyiruko, ndetse ngo mu myaka iri imbere bizaba ari ingenzi cyane kwiga gukoresha AI aho kuyitinya. Ikindi, kwiga Icyongereza, kuko ibikoresho byinshi bya AI bikoresha urwo rurimi. Ibindi ngo ni ukwiga ubumenyi bwa mudasobwa, programming n'isesengura ry'amakuru. Guteza imbere ubuhanga AI idashobora gusimbura byoroshye, nko guhanga udushya, kuyobora abandi no gukemura ibibazo.
Ikibazo cya gatandatu, ese Elon Musk azahora agira ibyo ahanura bikaba impamo? Hari ibyo yahanuriye byabaye urugero: iterambere ry'imodoka zikoresha amashanyarazi, iterambere ry'ibyogajuru byongera gukoreshwa. Ariko ubu hakaba hari ibyo yavuze bitabaye mu gihe yari yarabiteganyije, nk'urugero imodoka zitwara abantu zonyine full self driving zatinze kugera ku rwego yari yaravuze. Hari andi matariki yatanze ko ikoranabuhanga yagiye asubikwa. Niyo mpamvu amagambo ye afatwa nk'ibiteganyagihe bifite ishingiro runaka ariko atari ukuri kudashidikanywaho. Ndetse ibi bikaba bishoboka mu myaka 5 AI izaba ifite ubushobozi burenze ubwa none cyane. Ariko kuvuga ko izarusha ikiremwamuntu cyose ubwenge ni ikintu kigikomejwe kugibwaho impaka n'abahanga. Icyo abantu benshi bemeranyaho akaba ari uko AI izahindura cyane uburyo dukora, twiga kandi tubaho. Njye mwari muri kumwe na Adolphe Muhire. Mukomeze mukore subscribe. Ikindi mbibutsa gukanda like kugira ngo buri kiganiro cyose dushyizeho kibageraho 5/5. Ariko mbere y'ibyo, ese Elon Musk agaragaza impamvu nyinshi zituma atekereza AI ishobora kugera ku rwego rwo kurusha abantu gutekereza ku myaka mike iri imbere. Izi ni zimwe mu mpamvu zikomeye akunze kuvuga. Umuvuduko AI iri kwigiraho urakabije. Elon Musk avuga ko AI itiga nk'umuntu. Umuntu ashobora kumara imyaka 10 kugera kuri 20 yiga umwuga, ariko AI ishobora kwiga ku makuru menshi cyane mu gihe gito. Iyo habonetse mudasobwa zikomeye kurushaho, ubushobozi bwayo bwiyongera vuba cyane. Ikindi, ubushobozi bwa mudasobwa buri gukomeza kwiyongera. Izi turi kurebera hamwe ni impamvu Elon Musk avuga ko AI nyuma y'imyaka 5 izaba irusha umuntu ubwenge. Akaba yizera ko ubushobozi bwa chips n'ibigo byubaka mudasobwa zikomeye buzongera cyane. Ibyo biha AI amahirwe yo gukora imibare no gusesengura amakuru ku muvuduko urenze kure w'ubwonko nk'umuntu. Icya gatatu ni uko AI ishobora kwiga ku bumenyi bw'isi yose icyarimwe. Umuntu umwe ashobora gusoma ibitabo bike cyangwa gukora uburambe bwe bwite. AI yo ishobora kwiga ku bitabo, inyandiko z'ubushakashatsi, porogaramu, amashusho n'andi makuru menshi cyane icyarimwe. Impamvu ya kane AI izaba irusha mu myaka 5 ikiremwamuntu ubwenge ngo nuko AI ntinanirwa. Abantu bararuhuka, bararyama kandi bashobora kwibagirwa. AI ishobora gukora amasaha 24 kuri 24 idahagarara, kandi kopi zayo nyinshi zikaba zishobora gukorera icyarimwe. Impamvu ya gatanu ni uko iterambere rya AI ririhutishwa n'izindi AI zose. Elon Musk akaba yizera ko AI izajya ifasha gukora AI irushijeho kuba nziza. Ibi bishobora gutuma iterambere ryayo ryihuta kurushaho kuruta uko abantu ubwabo babikora. Impamvu ya gatandatu ni uko ari ishoramari rinini riri kuba muri AI. Ibigo byinshi bikomeye birimo gushora amafaranga menshi mu bushakashatsi bwa AI. Musk abona ko iyo habayeho ishoramari rinini ndetse n'amarushanwa hagati y'ibigo, iterambere ryihuta cyane. Ese ibyo bikaba bivuze ko AI izamera nk'umuntu? Ibyo ikaba si ngombwa, kuko iyo Elon Musk avuga ko AI izarusha abantu gutekereza, aba akenshi ashaka kuvuga ko ishobora gukemura ibibazo byinshi byihuse, gusesengura amakuru menshi kurusha umuntu, kwiga no gukora imirimo y'ubwenge mu buryo bwihuse. Ariko ibyo ntibisobanura ko izagira amarangamutima, umutimanama cyangwa uburambe bw'umuntu. Abahanga ntibarumvikana kuri byo, kandi kugeza magingo akaba ari nta gihamya ihamye irerekana ko AI izabigeraho mu myaka 5. N'iteganyagihe rya Elon Musk rishingiye ku muvuduko abona ikoranabuhanga riri guteraho imbere, aho kuba ikintu cyamaze kwemezwa n'ubushakashatsi bwose.
twe mwari muri kumwe na Adolphe Muhire, mukomeze mudushyigikire, kandi iyo ushyigikiye umuntu utagira kivurira, Imana iragukunda ndetse ikagusakazaho imigisha. Murakoze cyane, turabakunda.